Sobanukirwa inzozi urota usubira mu ishuri cyangwa se usubira mu cyaro ahantu wahoze cyangwa usubira mu bintu wavuyemo kandi warabirenze wari uri ku rundi rwego. Iyo rose uri gusubira mu ishuri cyane nk'umukristo hari igihe aba ari ugusubira inyuma mu buryo bw'agakiza, ariko mu bundi buzima busanzwe aba ari ugusubira inyuma mu buryo bw'iterambere. Bivuze ngo nimba wakoraga bizinesi ntabwo irakomeza ivantazi ijya imbere, ahubwo isubira inyuma igasubira mu buzima busanzwe bwa kera. Bibiliya iravuga ngo ibya kera ntibikibukwa, ibya kera tubyibagirwe, ariko icyo gihe ni ikimenyetso kikugaragariza neza yuko utangiye gusubira inyuma, aho ugiye guhomba, ugiye kuva mu byiza wari uri kujyamo ahubwo ukajya mu bibi. Akenshi abantu benshi dukunze kurota cyangwa bakunze kurota basubiye ku kigo bigagaho, basubiye kongera gukorana ubusabane n'abo bahoranye kera, ugasanga abira ubusobanuro cyangwa se ukagira ngo ni uko yabakumbuye cyangwa yabatekerejeho. Bivuze ngo buriya aho ngaho yarasubiye inyuma. Nimba uri gutegura bizinesi warimo urakora cyangwa ibintu ugiye kuvantaza ugakomeza imbere, bikwereka yuko ugiye gusubira inyuma, ugasubira hahandi ndetse inyuma cyane. Ibaze uri gusoza, nimba usoje kwiga kaminuza ariko ukongera kurota uri kwiga muri siziyemu pirimeri cyangwa wasubiye muri siziyemu segonderi, wasubiye inyuma nyine mu buryo bw'imyigire. Bivuze ngo wasubiye inyuma mu buryo bw'ubuzima. Satani ari kugusubiza inyuma, ari kukwereka ko imbere hari imitego. Inzozi zose rero ntabwo zituruka ku Mana. Hari inzozi zituruka ku Mana, hari inzozi zituruka mu buzima twiriwemo, hari inzozi twirirwa mu Satani yirirwa atwereka. Inzozi zituruka ku Mana iyo ari zo zikumenyesha, ziba zigira ngo tuzisengere ibyo bintu birangire maze biveho, Imana ikomeze ikore imirimo n'ibitangaza. Ariko inzozi za Satani ziza zifite icyo bita iterabwoba, ziguhatira gukora ikintu, zikakwereka ko uri umunyantege nke, zikagusubiza inyuma no mu mitekerereze yawe, ku buryo n'icyo wageragezaga gukora utagikora. Izi nzozi ziza zifite amahitamo yo kukwereka nimba ugiye guhitamo ikintu cyiza, zikakwereka ikindi ukumva ngo nicyo cyiza, ukagira ngo ni Imana yabikweretse, kandi atari Imana yabikweretse, ari Satani kugira ngo akuyobye, aguhoze muri karande y'imibabaro yo kutishima na gakeya. Twakora iki rero kugira ngo dukire iyi karande, dukire izi nzozi twahuye nazo? Tugomba mu gihe tumara kurota izo nzozi, turabyuka tugasenga, tukiragiza Imana. Icyo gihe rero nurota wasubiye ku ishuri, wasubiye mu buzima bwawe bwa kera, umenya yuko ugiye gusubira inyuma mu buzima busanzwe. Nimba wakoreshaga bizinesi igiye guhomba, fata umwanya usenge cyane, fata umwanya winginga Imana, wongere ubusabane n'Imana. Hari ibyo Imana izabikuraho, ikomeze igushyira mu buzima busanzwe. Iyo rose rero uri mu kizami cyangwa uri kwimuka, ni ikintu kiba cyarakugoye kukirenga, ugahora ugerageza kugera ku mushinga runaka ariko ukanga, ariko icyo gihe ukaba ugeze mu kizami cyo kubasha gutsinda no gutsindwa. Iyo utsindiye mwaho ngaho, iyo ukoze icyo kintu ntabwo biguhira, usubira inyuma n'ubundi kirakomeza kikakunesha. Ariko iyo gitsinze, ubu utera intambwe ukakirengaho ugakomeza. Tekereza cyane ko ubuzima tunyuramo ari ishuri. Nimba ubuzima tunyuramo ari ishuri rero, iyo urose uri mu ishuri, bivuze ngo uri mu wa mbere pirimeri, uri mu wa kabiri, uri mu wa gatatu, bigenda bikurikirana, ni etape y'ubuzima bwawe ibikiri mu ishuri. Imana ibi kukwereka cyane cyane ubuzima bwawe ahantu buhagaze, n'icyo ugomba gukora, no kuyitabaza no kuyinginga kugira ngo irusheho kuguhindurira ibihe. Komeza usenge kandi winginga Imana, utabaza Imana, izakugirira neza, Imana izagushoboza kandi izakwambika imbaraga mu izina rya Yesu. Amen, amen. Imana irabakunda. Ku Irembo ry'Ijuru TV, TikTok ni Irembo ry'Ijuru na TV, Instagram Irembo ry'Ijuru TV, kuri Facebook ho hari Evangeliste Jean Pierre. Imana ibamugisha. Turabakunda kandi turabishimira. Nimba uzikunze, following, utwandikira icyo twagusengera, maze utubwire n'ibindi, maze tugusengere, tugusobanurire inzozi n'ibyo warose mu izina rya Yesu. Imana iguhe umugisha. Imana iragukunda.